Ndizera ko uguwe neza, Imana ikomeje kuzigama ubuzima bwawe, Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe ni muri wa mwanya n'ubundi tugarutsemo w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Wowe wamaze gukora subscribe, Imana iguha umugisha. Nawe niba utarayikora wareba hari akazogera ukayikora, Imana irabiguhera umugisha. Hanyuma Imana iguha umugisha gukurikirana bino biganiro, umugabane wose uherereyemwo, Imana ikugirire neza kandi Imana ikwiteho. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana, Imana iduhaye gusoma cyangwa se uyu munsi gusangira, kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana rivuganye natwe uyu munsi. Turasoma igitabo cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami, ibice 17, igitabo cya mbere cy'Abami, ibice 17, umurongo waho ni uwa 17. Haravuze ngo hanyuma y'ibyo umwana w'uwo mugore nyir'urugo ararwara, indwara yiramukomerera kugeza aho yashiriyemwo umwuka. Nyina abwira Eliya ati, mfa iki nawe wa muntu w'Imana we? Wazanywe no kwibukiriza icyaha cyanjye, unyicishije umwana. 19. Eliya aramubwira ati, mpa umwana wawe. Nuko amukura mu gituza, agenda amuteruye, amwurirana mu cyumba cyo hejuru yaracumbitsemo, amurambikaho ku buriri bwe. Murongo 20. Aherako aratakambira Uwiteka ati, ayi Uwiteka Mana yanjye, uyu mupfakazi wansumbikiye nawumuteje ibyago, umwicira umwana. 21. Maze yubarara ku mwana gatatu, atakambira Uwiteka ati, ayi Uwiteka Mana yanjye, ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana bumusubiremwo. 22. Uwiteka yumvira Eliya, ubugingo bw'uwo mwana bumusubiramo, arahembuka. Eliya yenda uwo mwana, amukura mu cyumba cyo hejuru, aramumanukana amushyira nyina. Eliya aramubwira ati, nguyu umwana wawe ni muzima. Tugeze ahangaha, nguyu umwana wawe ni muzima. Dusomye imirongo itari mike, ariko ndashaka kuvuga ikintu, message irimo muri iri jambo Imana impaye, nuko ugiye gutabarwa n'imirimo yawe. Ugiye gutabarwa n'imirimo yawe. Imirimo wakoze igiye kukuvugira. Bibiliya igaragaza ko uyu mugore yari umupfakazi, niwe wari wacumbikiye umuntu w'Imana Eliya, ubwo yaravuye ku kagezi kantu hitwa Ikereti, amazi yamukamanye. Imana imwohereje aha hantu hitwaga Iserefati haba Sidoni. Imana yoherezayo Eliya yateguye uyu mugore, kuko yari izi umutima wiwe. Uyu mugore ngo niwe wari usigaranye ibyo kurya ariko bikeya. Eliya ageze aramubwira ngo, amubona atoragura udukwi, aramubwira ngo wamaye amazi. Umugore agenda agiye kumuzanira amazi, amubwira ati, uretse hagarara, natwo kurya ufite natwo ukama. Wundi aramubwira ngo mfite agafu ka nyuma, niko nari ngiye kugucumbamo umutsima nk'akarya n'abana banjye tukipfira, kuko niko ka nyuma ariko karahari. Eliya aramubwira ngo genda ugacumbe, ubanze unzanira kanjye nkarye.
nuko amenya ko Imana imutumye kuri uwo mugore. Umugore aramucumbira, amuzanira ubugari, aramufunguriye, arangije amwaka n'icumbi mu buryo bwo kumugerageza. Aramugaburiye, muhaye amazi yo kunywa, aramubwira ngo wancumbikiye se? Ubundi aramubwira ati okay, urashaka icumbi? Ubundi ati amujyana mu cyumba cyo hejuru, inzu yiwe ya etaje, amujyana hejuru mu cyumba cyo hejuru ngo amucumbikirayo. Uyu mugore yari afite umutima wagutse wo gukunda abantu b'Imana. Uyu mugore yari afite umutima wagutse wo gukunda igikorwa cy'Imana. Uyu mugore yari afite umutima wagutse wo gukora. Ariko uyu munsi wa none biragoye ko wowe ubwawe usohora mu butunzi bwawe ukagira ikintu ukoze mu buryo bwo gukora ineza. Biragoye ko wowe ubwawe utanga indaro. Biragoye. Uyu mugore ngo amuha icyumba cyo hejuru, amucumbikira hejuru. Bukeye ngo umwana w'uyu mugore ararwara, kandi indwara irakomera, ngo kugeza ubwo yamumariyemo umwuka. Arangije aza kuri Eliya aramubwira ati ibi byago ni wowe ubinteje. Birashoboka ari icyaha nakoze, Imana ikaba yakibutse, ikaba ije kungirira nabi kubera ko nawe uhari hano. Buriya kuko uhari, hari connection yayo, muri kumwe, rero yaje kumpana. Inyiciye umwana kubera wowe, wanzaniye ibyago mu rugo. Bundi umushyitsi mwiza iyo ageze ahantu nta byago bihaba, ahubwo atanga igisubizo ahantu yageze. Bibiliya banga ibyo kurya byari byabaye byinshi muri uru rugo. Kabiri, Eliya aramubwira ngo zana uwo mwana wawe. Amukura mu gikiriza cyiwe, amujyana mu cyumba cyo hejuru kimwe acumbitsemo. Ngo arasenga, aravuga ngo Mana, uyu mwana musubiza ubuzima, muha ubuzima, wa mwana asubirana ubuzima. Uyu munsi nje kukubwira ko niba hari ikintu cyawe cyapfuye, niba hari ikintu cyawe cyabuze ubuzima, kigiye gusubizwa ubuzima n'umurimo wakoze. Hari umurimo wakoze ugira ngo byararangiye, ariko uyu munsi wibutse Imana wa murimo wakoze, uyibwire ngo Mana, ibyanjye byapfuye bisubiza ubuzima. Birashoboka akazi kawe kapfuye, ariko kari bwongere kabeho kubera imirimo myiza wakoze. Birashoboka urugo rwawe rwari rwapfuye, ariko ruri bwongere rugira ubuzima kubera imirimo myiza wakoze. Birashoboka abana bawe bari basa batagifite ubuzima kubera imyitwarire, ariko bari busubizwe ubuzima bitewe n'imirimo myiza wakoreye Imana. Uyu munsi wibutse Imana imirimo. Ibutse Imana imirimo wayikoreye. Imana igiye gukora igitangaza mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Nawe niba nta mirimo myiza ufite, uyu munsi tangira wige gukora imirimo myiza. Imirimo myiza iratuvugira. Imirimo myiza itugaruramo ubuzima. Imirimo myiza ituma turamba. Imirimo myiza ituma ijuru ritwishimira. Ijuru rikadukuraho ibyago. Ijuru rikadukuraho inkoni. Nawe niba nta mirimo, shaka imirimo myiza. Imana iguha umugisha. Imana ikugire neza. Wirirwane amahoro y'Imana. Data, ndasenze mu izina rya Yesu, mpesheje abana bawe umugisha, ubagirire neza kubwira ijambo. Kandi umuntu wese umuhe gukora ibikorwa byiza nk'iby'uyu mupfakazi, kuko imirimo igitukorera ibitangaza. Mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. Shalome, shalome. Ugire umugisha.